Muraho, reka tuvuge ku buvuzi cyangwa se ubuforomo. Ubuvuzi bwaje gute? Bwaje ryari? Ni bande baba butangije kuva mu myaka ya kera kugeza magingo aya? Mbese ni ayahe hazaza h'ubuzima mu iterambere mu by'ubuvuzi cyangwa ubuforomo n'ubuforomokazi? Ubuvuzi butaratera imbere, kuba umwuga abarwayi bavurwaga n'abagize umuryango, inshuti cyangwa abo babana mu mibereho ya buri munsi, cyane cyane abagore nibo batangaga ubuvuzi, ari nayo mpamvu mbere bavugaga ko ari umwuga w'abagore. Bahaye ikaze, nitwa Hirwa Innocent kuri Hirwa SMTS. Ubuvuzi bwatangiye neza mu ijana rya 19 butangizwa n'uwitwa Florence, azwi ku buvumbuzi cyangwa se kuri teori yiswe Florence Nightingale. Uko ubuvumbuzi bwabayeho bigabanyijemo ibice bitatu: mu gihe cy'ubukristu, mu myaka yo hagati, ndetse no mu gihe cy'iterambere cyangwa se mu buvumbuzi buteye imbere. Abakristu bavugaga ko umuntu agomba gutanga ubufasha kubw'urukundo n'ubumuntu, nta gihembo kimutegereje. Muri iki gihe rero, ubuvuzi bwatangwaga mu nsengero no mu ngo, bugatangwa n'abagore. Igitangaje, bavuraga neza atari uko babihuguriwe cyangwa se babyize. Abadiyakonikazi babaga barabashije kwiga ayo mashuri asanzwe, bafashaga mu kuvura abarwayi. Urugero, uwitwa Foibe niwe muganga wa mbere wasuraga abarwayi kubera ubufasha yatangaga ahagana muri 50 mbere ya Yesu Kristo. Tuvuge mu myaka yo hagati ukuntu ubuvuzi bwari bumeze. Abihaye Imana n'ababikira birunduriye mu gufasha no kwita ku bakene ndetse n'abarwayi. Hari ibitaro byabaga mu mijyi ya Byzantine byatangijwe, aho abagabo bavuraga bahembwaga kimwe n'abandi bagore bavuraga. Ni mu burengerazuba bw'Uburayi mu kijana cya 11 ndetse n'icya 12, ari nabwo ubuvuzi bwagejejwe mu mashuri ya kaminuza, ari naho batandukanyije ubuforomo ndetse n'ubuvuzi bundi busanzwe, kimwe n'ibijyanye no kubaga. Muri uwo mujyi wa Byzantine, abaforomo benshi bari abagabo. Ibi byari binyuranye cyane no mu bice by'icyaro by'uburasirazuba bw'ubwami bw'abaromani ndetse no mu burengerazuba bwabo, kubera ko bafataga ubuforomo nk'umurimo cyangwa se akazi k'abagore. Muri iyi myaka nibwo ubuforomo bwakomeje gutera imbere ku rwego rushimishije, kuko nibwo inganda zaje cyane. Reka turebe noneho mu gihe cy'ubuforomo bugezweho. Muri iyi myaka ubuforomo bwakomeje gutera imbere cyane. Iki gihe cy'iterambere ni mbere y'uko intambara z'isi zibaho. Ubu buvuzi bugezweho tubona ku ntangiriro ya Florence Nightingale. Uyu mugore yashyize imbere kwita ku barwayi, ni nawe yatangije ubuvuzi bugezweho. Ahagana mu 1860, Florence Nightingale yatangije ishuri ryisumbuye ry'ubuforomo, aryita Nightingale School for Nurses, rikigisha kuvura. Yashyizeho n'uburyo bukwiye bwo gufasha abarwayi. Bitewe n'umurimo ukomeye Florence Nightingale yakoze, y'abaforomo bagiye kurahira, indahiro yabo yitwa indahiro ya Nightingale. Muri iyi myaka ntabwo abaforomo bafatwa nk'abafasha mu kumuguke mu buvuzi, ahubwo ubuforomo nabwo ubwabwo ni ubukomeye cyane. Mu Rwanda, ubuforomo bwatangiye mu gihe cy'ubukoloni mu mashuri yatangijwe n'amadini y'abagatolika, abaprotesitanti ndetse n'abadivantisite. Amwe baga yari ayigenga cyangwa se akaba ari aya leta. Mu mwaka w'igihumbi 1980 nibwo ubuforomo bwashyizwe muri segonderi, ari nabwo haje uburezi bw'imyaka 6. Ndi kuvuga mu Rwanda. Kugeza ubu ubuganga burushaho gutera imbere mu Rwanda binyuze mu kuzana ndetse no gufungura no gushyira imbaraga mu mashuri yigisha ubuforomo. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Hirwa Innocent. Niba ukeneye ko tukubwira ku bindi bintu ushaka ko tuzavugaho, ushobora kuba utazi neza cyangwa se ngo tuzagushakira amakuru arambuye kuri byo, watwandikira ukatubwira, tukazabishaka amakuru arambuye. Uyu munsi yavuga ku bijyanye n'ubuvuzi, iterambere ry'ubuvuzi kuva mu myaka ya kera kugeza magingo aya, ndetse tuzajya tureba byinshi muri byo.
murakoze.